ukande like kandi ukore kuri comment cyangwa se wandike comment, dutere inkunga, tuganirize, tugire inama. Imana iraguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditse na Yohana. Turasoma ibice byaho 9 ku murongo waho wa 9. Twumve iki ijambo ry'Imana rivugana natwe. Haranditse ngo bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe arabasubiza ati niye. Yesu nashimwe cyane. Ntuzaniye ijambo rivuga ngo nawe uzababwire ngo niye. Yesu nashimwe cyane. Nibyo Yesu ashaka ko duhamya ko yagize ate, yakoze. Yesu nashimwe. Kandi ntawe ujya ukiriye atagize ate, atarwaye. Imana yacu tugirire neza kandi Imana yacu itwiteho. Iyi mpumyi rero yari iri mu kigeragezo. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ko abigishwa ba Yesu bamubajije ngo iyi mpumyi tubonye ni ibyaha byayo cyangwa se ni ibyaha by'iwabo. Yesu arababwira ngo ntabwo ari impumyi yakoze ibyaha, nta nubwo ari iwabo, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Bisobanuye ngo iyi mpumyi yari iri mu kigeragezo, nta byaha yari yaragize ite, yari yarakoze. No muri ubu buzima busanzwe hari aho abantu bakubona mu kigeragezo bakumva ko ari ibyaha wagize ute, wakoze, bakagufataho ijambo. Ntuzaniye ijambo rivuga ngo rero ntiwababuza kugira gute, kuvuga, ariko umunsi umwe Imana izacecekesha iki, abantu. Yesu nashimwe cyane. Imana igihindura amateka, abantu bagahindura iki, amagambo. Imana yacu tugirire neza. Muririmbyi umwe araririmbye aravuga ngo ikigeragezo si karande, si n'umugabane wagabanye ngo ibyago bigire bite, bikokame. Imana yacu tugirire neza. Kandi mbibutse ko abageragezwa ntabwo Imana yabaretse, ahubwo abageragezwa n'abantu Imana ifiteho iki, umugambi. Imana yacu tugirire neza. Iyi mpumyi rero abigishwa babaza Yesu, baramubaza ngo ni ibyaha byayo cyangwa se ni ibyaha by'iwabo. Yesu arababwira ngo ntabwo ari ibyaha by'iwabo, nta nubwo ari ibyaha by'iyi mpumyi. Haleluya. Ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana, haleluya, yerekanirwe muri we. Mwene data wunteze amatwi, humura, shyita umutima hamwe, reka kwiganyira, nutuze. Yesu yaratsinze. Kimwe mu bintu byazanye Yesu, yaje kukugirira neza. Muri igitondo kimwe amateka azahinduka. Muri igitondo kimwe abatakuvugishaga bazakuvugisha. Humura, abatakwemeraga bazakwemera, kuko Imana iyo yakwemeye kwemeza n'abantu. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Yesu amaze kubabwira gutyo ko impumyi atari yo yakoze ibyaha, atari n'iwabo, ahita avuga amagambo meza. Aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo wo wantumye hakiri ku manywa. Aravuga ngo bugiye kwira, ni igihe umuntu azaba atakibasha kugira gute, gukora. Imana yacu tugirire neza. Bibiliya tubwira ngo Yesu ahita acira amacandwe hasi atubakondo. Haleluya. Ariko Yesu ndamugutuye. Yesu ni umugabo w'ibigango. Yesu muri njye korasi yararimbye ngo ni umugabo. Yesu ndamwemera. Yesu nashimwe cyane. Yesu yisaha yo kugutabara igeze. Ntabwo avuga ngo nzagaruka ejo cyangwa se reka nshakisha ubundi. Oya, aho ngaho aragutabara. Haleluya. Aragutabara, akagutabara, ibintu bikagenda neza. Hanyuma amaze gutoba icyondo, abigishwa babonye aritoba icyondo, baribaza ngo se Yesu agiye gukora iki? Kubera ko Yesu ntajya amenyerwa, agira inzira zirenga ibihumbi. Bari bamenyereye ko arambikaho umuntu ibiganza agakira, ariko uwo munsi ahindura strategy, ahindura uburyo. Amen. Haleluya, haleluya. Humura nawe inzira uri kunyuramo ntawamenya, ashobora kuba ari Yesu urimo guhindura iki, uburyo. Imana yacu tugirire neza. Arangije afata icyondo agihuma ku maso ya yampumyi. Abigishwa baravuga bati Yesu twari tuzi ko agiye kumukiza, none amuhomye icyondo ku maso. Yari impumyi, none ashyizeho n'ibyondo. Mu yandi magambo amwongerereye uburwayi. Ariko reka nkubwire, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu arangije ahita abwira impumyi ngo haguruka ujye Sorowamu, ku kidendezi cyitwa Sorowamu. Amen. Haleluya. Sorowamu bisobanuye ngo
Yesu yaratumwe, Yesu yaratumwe, Yesu yatumwe kukugirira neza, Yesu yaragucunguye. Usibye no kugucungura azaguha n'ubugingo, usibye no ku bugingo ukiri mu isi. Haleluya! Ntabwo azakugira umurizo, azakugira umutwe. Amen. Ndagira mbabwira abantu mwese munteze amatwi, Yesu ntiyumva amabwire, Yesu arirebera. Haleluya! Areba ku mutima, akareba ku mubiri, azi intambwe z'umuntu, azi imyicarire n'imivugire y'umuntu wese. Yesu nashimwe cyane. Ngo impumyi irahaguruka igisoro wawe. Wakwibaza ngo iyi mpumyi yamenye isoro wamite, ariko bisobanuye ngo iyo uvuganye na Yesu. Haleluya, haleluya. Iyo uvuganye na Yesu uhita umenya icyerekezo. Iyo uvuganye na Yesu waguka mu bitekerezo. Haleluya. Iyo uvuganye na Yesu uraguka mu buryo bwose. Yesu nashimwe cyane. Iyi mpumyi iragenda igera isorowamu, iriyuhagira. Ngo imaze kwiyuhagira igira ite? Irahumuka. Ariko uyu mwanya turimo kuvugana nawe ndakubwiye ngo nubonane na Yesu, nubonane na Yesu muri iri jambo. Yesu nimuhure, Yesu nimuvugane, akubwire ngo ge sorowamu, nugera isorowamu wiyuhagire uhumuke. Uyu munsi kuri iyi tariki ya mbere igitangaza gikoreke. Yesu nashimwe cyane. Amen, amen. Turabizi neza iri jambo nuritega amatwi ukizera Imana, Imana irakuremera ikibemeza, Imana irakugirira neza, Imana irakuremera amateka mashya abantu batamenyereye. Yesu nashimwe cyane. Muzatwandikira muri comment tuzabibona. Ntimuzabihishe, ntimuzaceceke. N'iyi mpumyi ntabwo yigeze iceceka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma impumyi maze guhumuka igaruka muri quartier. Amen. Ndagira ngo ubwire ngo aho bagusebereje, aho abantu bavugiye amagambo menshi, bagusebye, niho Imana izakugarura bavuga amagambo meza yo kukogeza, bavuga Imana neza nawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma muri quartier rero ihagaruka yampumye yagize ite? Yahumutse. Aho waciye uri mu kigeragezo uzanahaca waratabawe. Yesu nashimwe cyane. Noneho yampumye igarutse muri quartier, abayibonaga kera bakabavuga ngo iriya ni yampumye, bamwe bati niyo, abandi bati siyo. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko yari yagize ite? Yahumutse. Nayo ngo ibumvise bari kuvuga ngo niyo cyangwa siyo, nayo ngo irababwira ngo niye wari impumyi none nagize nte? Nahumutse. Najyaga mpura n'abagabo basanzwe, ariko uyu munsi nahuye n'umugabo nyamugabo, nahuye n'umugabo witwa Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Mbifurije guhura n'umugabo witwa Yesu kuri iki cyumweru. Amen. Reka ngusengere Imana, we wizeye Imana, we wizeye amagambo y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Icyo wanditse waracyanditse ku buzima bw'umuntu. Dusengeye umuntu wese uteze amatwi ijambo ry'Imana. Waravuze ngo ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa, ahubwo rizasohoza icyo waritumye. Mwemerera rero, hari abantu bamaze igihe batugutegereje Yesu, barindiriye kugira ngo bagirire neza. Nubahindurira amateka, nubaremera ikibemezo. Urakoze, turagushimiye kandi tugushimiye kuko wihesheje icyubahiro, ukaba ubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.